hari umukobwa umwe wavuze ngo mana we bahise bamusohora yariye inkoni ngo urabwejagura ngo abagore ntibakubitwa baramukubise nanone tubaha ikaze inshuti bakunze ba Pax TV Reme News aho mudukurikiranye hirya no hino ku isi. Hashize iminsi dukora ibiganiro binyuranye ku iyicarubozo rikorerwa imfungwa n'abagororwa muri gereza zinyuranye zo mu gihugu, ariko ibyo twabagejejeho kugeza ubu nta nubwo kimwe kwijana cy'ibiriho duhereye ku buhamya dufite bukiri bwinshi tutarabonera umwanya wo kubagezaho uko bwakabaye. Hagati aho ariko uyu munsi tugiye kongera guhinduraho gatoya nabwo dusubiza amaso inyuma, dore ko iryo yicarubozo batavuga ko riri gusa mu mfungwa n'abagororwa bari mu magereza, ko ahubwo n'abari mu byo bita transit centers, aho ibigo byashyizweho ngo bijye byakira abataremezwa n'abazafungwa, abafatwa nk'inzererezi n'abandi. Ariko uyu munsi tukagaruka ku bafatwa bagashyirwa ahantu mu masitasiyo ya polisi, mu masitasiyo ya RIB, aho baba bategereje kugezwa kuri parike cyangwa se aho bategereje kwemezwa ko nta cyaha kibahama ngo batahe. Ariko hagati aho inkoni zikabageraho ku bwinshi. Ese ko inkoni bivugwa ngo zaracitse, zaciwe mu ishuri, yewe n'amatungo nta gikubitwa, urahana itungo ryawe cyangwa ukarifata nabi nabyo ukaba wakurikiranwa. Izi nkoni zikomeze kurisha mu mfungwa n'abagororwa, zikomeje kurisha bitari gusa amagereza ahubwo no muri za sitasiyo za RIB na polisi, zivahe ziterwa n'iki? Ese ninde ugena izo nkoni? Ninde utegeka ko abantu bahanishwa inkoni batarahabwa n'ibihano kuko icyaha kiba kitarabahama? Turagaruka ku bagore n'abadamu. Umugore mu Rwanda arubashywe, ni don't touch nk'uko umuyobozi w'ikirenga ajya bivuga. Ese aba bakwitwa bo biba byagenze bite? Samakabya nkuru. Hari ababivuzeho umwaka ushize babiri muri benshi, babiri babashe kwerura bakavuga ko bakubiswe cyangwa ko bafashwe nabi bagatanga ubuhamya bwabo aho barafungiye. Uyu mwaka bwo hari undi we ntabwo yavuze ko yakubitiwe aho yari afungiye ategereje kwishyizwa parike cyangwa se kugira umwere agataha, ahubwo we nuwavuze ko yahohotewe agiye gusura gereza. Wowe ntabwo tumugarukaho cyakora kubera ko afite henshi yo kuvugira ibye azajya byivugira. Turagaruka kuri babiri bandi. Abo babiri tugarukaho niba koko ibyo bavuga ariko byagenze byarabayeho, bo bakaba barabashije gutobora bakerura bakavuga. Abatavuga bangana iki? Ese bizacura iki? Ese byacika bite? Tubaha ikaze. nahasanze abadamu benshi ndetse batari bake, bageraga muri 40. Icyumba cyari kirimo abadamu 40, kirimo abana 3. Abana bari munsi y'imyaka 15. Nanjye nabaye wa 41, hakajyaho n'abo bana tukaba 44. Hari umukobwa umwe wavuze ngo mana we bahise bamusohora yariye inkoni ngo urabwejagura ngo abagore ntibakubitwa baramukubise konse yagera aho ahagarara mu idirishya mu kirahure cy'urugi cyamenetse, ati musigeho. Ujya sinyabuneka nimusigeho. N'intuza sinzi uko nabivuga. Ese ubundi afande kuki mudakubitira abantu hirya mukaza kubashyiraho turi ngo tuba tugira ngo mukomere, ejo namwe niba bakubita mutazasaragurika. bagira ngo dushirire natwe igihe inkoni zizatugeraho nyine he kuzagira usaku cyangwa ngo atake.
ngo iki gihugu twarakirwaniye ngo mwebwe ngo muraza kugikiniramo ngo ubusenga umugabo wawe ngo ko ari umwanzi w'igihugu ko yavuze ko yanga igihugu. Ndamubwira nti mugabo wanjye ibyo kwanga igihugu nabyo nzi, icyo nzi yivugiye mu kanwa ke nuko yavuze ko yanga FPR kubera ko yamwiciye se. We yaranshubije arambwira ati FPR niyoboye, ntago turabona umuntu wasimbura FPR. Amashuri na FPR, amavuriro na FPR, imihanda ugenda nayo ni FPR. Ati nuko utabayeho mbere ya 1994 ngo rero ko nta mihanda yabaga. Afata yanoza akamashini n'ubwa mbere nari nakabonye, nakabonaga ngiye muri filime, ntago nari nzi ko mu Rwanda haba imashini zikubita abantu. Agafata akamashini kubera nari nambaye ikanzu akanshyira mu mata go ku muriro. Ndababwira nti ndabingize mwinkubitishije umuriro basi ni munkubitisha ikaburi. Oya ntabwo yambwiye ko yapfuye, yarambaje ngo Kizito ari hehe. Ndamubwira ni yarapfuye. Arongera arambaza ati ntabari umugabo wawe ngo yatorotse ngo yagiye Bugande ngo ntabari hanze y'igihugu wumvishe bahapfiriye. Abahapfiriye rero ntago mbazi ngo none se ngo waruzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga. Ndavuga ni Kabuga uramuzi? Ndamugane ntago muzi. None se waruzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga? Umuhungu wa Kabuga nawe simuzi. Kabuga uhe? Kabuga Felician. Ngo none se ngo Kabuga ari hehe? Ni sinumvishe se mu makuru bavuga ngo baramufunze. Ngo none se ngo barusesabage nabo bari hehe? Ndavuga ni se bose numvishe ngo barafunze. Ngo none se ngo umugabo wawe ngo abayitwaje iki? Ngo erega ngo umuntu arapfa, ngo imiryango mpuzamahanga gahaguruka ngo ariko ngo umuntu aba yapfuye, ngo kandi imiryango mpuzamahanga nagizura abantu. Ngo muricara hara mu giturage ngo mukajya kuri internet ngo bakavuga abantu b'amafarasa bakavuga ngo president ngo yarapfuye, ngo namwe ngo mukirwa mukwirakwiza ibihuha ngo kandi mutazi. Ndavuga nti je rwose sinjye njya kuri internet ngiye kureba ibyo bintu. Nitwa Dushimimana Antoinette, nkaba ndi umuturage w'akarere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru. Shaka Gilbert Mfaniki? Shaka Gilbert ni umugabo wanjye, twabyaranye abana babiri b'abahungu. Mwashakanye ryari? 2013. Ubu ngubu Shaka Gilbert ari hehe, muherukana ryari, ese bihagaze gute? Shaka Gilbert duherukana ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani saa 6:10. Mwaka 2021. Igihe muherukana byari bimeze bite? Shaka Gilbert igihe duherukanira twavuye mu rugo ari mu gitondo tugiye gutabara umuntu wari wagize ibyago, umuvandimwe wacu w'inshuti yacu, ariko hari undi muntu turi bujyaneyo uvuka mu murenge wa Mukono witwa Musabyimana, niwe wari witabye Imana. Ubwo twageraga mu rugo duturutse i Kigali ku itariki 21 twahamagawe na nimero dukeka ko ari umuturanyi, aratubwira ngo mubonye abashyitsi ba nijoro. Turavuga ati ibyo twarabimenyereye nyine, abo baraza bakongera bakagenda. Ubwo bwarakeye mu gitondo twebwe tujya muri gahunda, twarabyutse tujya muri gahunda zacu, turatega tuva Ibyumba tugarukira aho bita mu Rukomo, dufata indi modoka itwerekeza i Gatuna kuko twari tujya aho bita mu Keyebe kugira ngo tuze kuvanayo n'abandi twari kujyana gutabara aho ngaho mu murenge wa Mukono. Tugeze mu Keyebe umushoferi kubera yaraturengeje kubera stress yari afite, arimo ashwana n'uwari wakasa amatike ngo yari yakatiye umuntu ku giciro cyo hasi, yagombaga kumukatira ku mafaranga 700, kumukatira 500 kugera i Gatuna. Ubwo aza kuturenza tubwira ko tutaribone déplacement uretse nitumara kugera i Gatuna akatugarura cyangwa twaba twihuta tugafata moto. Tukimara kuva mu modoka tugishaka déplacement bahise baduhagarika batubaza ibyangombwa, yerekana indangamuntu, ariko ngewe sinerekana indangamuntu kubera ko ntayo nari nagendanye kuva nayifata mu myaka irenga 10 maranye indangamuntu. Nta muntu wari waragize 11, nta muntu warigeze ambaza ibyangombwa muri iki gihugu cy'u Rwanda.
agenda kuri telefone avuga ngo yaravuze ngo mama Sano ngo bamaje indangamuntu ntiyayerekana. Noneho bahita bamfata baransaka basanga baravuga ngo reka barebe mu gikapu, bambaza iyo ndi kujya ndabasobanurira babwira ko igikapu cyanjye nta kibazo gifite, ko ari abantu ari ibintu narinkiye, imyenda narinkiye abana bahantu twari tugiye. Barangije kunsaka igikapu babona nta kibazo mfite, ariko hagati aho wari udufashe yaduhereje undi nanone wambaye polisi, we yari yambaye civile, aduhereza undi wambaye imyenda y'abapolisi afite n'imbunda. Hahita haza undi wambaye civile muremure arambaza, ndamusobanurira, arambaza ati uwo mwari kumwe se agiye hehe? Ndavuga nti batoje ibyangombwa, we ibyangombwa arabyerekana, njye nta ndangamuntu nari mfite. Hahita haza undi mugabo, wari utwaye ivatiri, baramubaza ngo uyu muntu ibyo muramuzi? Arababwira ati yego ndamuzi. Ati ntago muzi? Ati reka nsohoke mu modoka ndebe nimba ansiwe. Arasohoka kubera hari ku muhanda, baramubwira bati ndavuga nti ndabona ntakuzi. Ngeze aho ndebye neza mbona nigeze kumubona, ndamubaza ndavuga nti ndakuzi ariko sinzi aho nkuzi. Arambwira ngo abapolisi baramubwira ngo mwicaze mu modoka umuhere ifuti umugeze aho yashakaga. Nuko barambaza ati wari ugiye? Ndavuga ati nari njye Mukeyebe ariko twari tugiye gushyingura Mukarange. Arababwira ati Mukarange ndabizi neza ko hari umuntu wapfuye ariko ntago nzi ngo ninde, ariko wari wapfuye yitwaga Musabyimana. Ubwo nicara mu modoka asohoka hanze avugana n'abapolisi, ariko mpita mbona ko harimo ikibazo. Nkiri guhamagara mbwira mukuru wanjye ngo baramfashe, ndavuga ntari ko ahantu banjyanye simpazi. Aranje arambwira ngo mubwire ko ari Innocent. Mpita mubaza nti se ni wowe Innocent wo mu Biryabarezi? Aravuga ngo yego. Ngo kente ndakwibutse. Nuko aramfata aranjyana kuri station, araparika kuri station, arambwira ngo hari umuntu wabo hafungiye. Akimara guparika kuri station, Shyaka yarampamagara ambwira ngo va muri iyo modoka uze tugende, kubera ko imbere hari komanda kandi uwo yari yaranje kumbwira ko ari komanda. Ntago nigeze, kuko numvaga nta n'ikibazo mfite, ntago imodoka nigeze nyisohokamo. Ubwo ngubwo muri ako kamwanya kandi nabonaga nari naranje kubona neza ko twakurikiwe. Imoto yari yatuje inyuma ariko igenda buhoro, yahise ziraparika, hazaho wa mupolisi muremure wari wambaye civile, hazaho n'undi mugabo arambaye igikote. Arangije arambwira ngo madango vuga ngaho umugabo wawe ari. Ndamubwira umugabo wanjye se ntago mpazi, ngo ntago hazi, ngo nyamara buri uraza kuhavuga. Ndamubwira ntari ku bwongo bwo nyine arabacitse, nti ubundi yashakishwaga? Nti ntabyo nari nzi ko yashakishwaga. Nuko bahita bambwira ngo uzane izo telefone ndayibahereza. Ndanje kubahereza telefone, nari mfite telefone 3 kubera ko yari yanguriye telefone, mfite n'indi nari nsanganwe na telefone ye nto yari njye wari uyifite. Noneho arambwira bahita banyambika amapingu. Bahise banyambika amapingu banyijiza muri station ya polisi yabita Gatoki. Barambwira ngo uraza kwerekana aho umugabo wawe ari. Ninjiramo nta kibazo mfite. Ndanje kwinjira bajya hanze, mbona haje abantu benshi. Hashize akanya gato numva barahamagaye kuri telefone ngo haje 4. Ariko njye kubera ko numvaga nta kibazo mfite kandi umugabo wanjye ntigeze atoroka, ntigeze anandikirwa n'amategeko yuko ashakishwa, wenda ngaba ari ku iyo by'ubutabera, nta kibazo numvaga mbifiteho. Nuko muri ako kanya hashize nk'iminota nka 40 cyangwa 50 hahise hinjira abagabo 4. Abagabo 4 bavugaga barinjiye. Baranje kwinjira, bakimara kugera ku muryango bahise babwira babandi bari bahari ngo musohoke mwebwe ntago tubakeneye, ngo hatagira no duteza ikibazo.
binjiye umwe muri bo nk'uw'imyaka 25 hagati ya 25 yari afite hagati ya 25 na 23 yari afite agakapu mu ijosi k'umukara gatoya. Arangije ahita ambwira bakiri mu muryango bataranafungura ngo madam ngo ngiye kukwica n'ubundi ngo n'igihugu nticyakumbaza. Ndavuga nti muri iki gihugu nta muntu wambangamira, nta cyaha mfite, numvaga nta kibazo mfite pe. Akimara kwinjira babandi barasohotse, uwa mbere ahita mfata mu ijosi araniga andekura ndi gusamba ngo umugabo wawe ari hehe. Ndamubwira ni ntago mbizi. Ntarongera kugira icyo mvuga, undi arambaza ngo umugabo wawe ari hehe, ngo tubwira ngo ahari. Ntaragira icyo mvuga ahita nkubiturushye mu matwi. Noneho ntaragira ikindi kintu mvuga, bose kubera bavugiraga rimwe ahita yongera amfata mu ijosi araniga ndekura ruko yandekuraga ruko nabuze umwuka. Yankubitaga inshyi z'inyunge, yankubitaga nk'ishyi nkenye icyarimwe nyine, kubera ko nyine nabonaga ko uwo mwana w'imyaka 25 ari wo munyantege nke urimo. Yarandekuraga nkamurembuza, nahitaga mpamagara, yaramfataga nkamamagara gutya. Ageze arababwira ati nimumwihorere rero atutekerereze atubwira aho umugabo wari. Ndababwira n'umugabo wanjye rero twahe tugiye kujya gushyingura mu Karange, ngo hoya ngo witubeshye. Ariko umwe muri bo ubwo mbere ya gato yari yaje, uwo bari bazanye kuri moto arambwira ngo mada ngo erega ngo narayi iwanyu, ngo n'igihe wabwiraga abana ninjoro ngo baceceke ngo nakumvaga, ngo nibadacecekura bakubita. Ndamubwira nese waharaye ntitwari tubizi ibyo byose. Nuko kubera ko binjiye n'ubundi bose bari bafite pistoli, barambwira ngo ubwo tugiye ngo nimba udashaka kuvuga nk'umugabo wawe ari ngo tugiye kukwica ngo tukujugunye mu mazi, ngo hano ni ku mupaka, ngo n'ubundi uzagenda ngo ujye Bugande, ngo tuzavuga ko ari Abagande bakwishe, ngo dore ko nta n'ibyangombwa ufite. Ubwo nyine urumva ko aho byari bigeze numvaga ubuzima bwarangiye. Ndababwira nti basi nimumbabarire mureke kunkubita ishyi zo mu matwi, kuko bari bafite bankubise urushyi rwo mu matwi yarari mu ruhande, kuko yaranari ndi mu nguni nka gutya. Ankubita urushyi rwo mu matwi ndinyarira, inkari ziraza bakura muri ka gakapu bari bafite umugozi kabure biva ku modoka, iyo umukara iva ku modoka bayikuramo, bakuramo n'akamashini kumurira. Kubera yandekuraga narangije akandekura ahita anshyira hasi, nicaye hasi afata yanoza akamashini. N'ubwa mbere nari nakabonaga ngiye muri filime, ntabwo nari nzi ko mu Rwanda haba imashini zikubita abantu. Agafata akamashini kubera nari nambaye ikanzu akanshyira mu matago ku muriro. Ndababwira nti ndabingize mwe nkubitisha umuriro, basi nimo nkubitisha ikaburi. Barambwira ati ibyo nibyo wigira, n'ubundi umugabo wawe ni ikihebe mpuzamahanga. Ngo ngaho tubwira ngo ahaherereye uwo muhungu w'imyaka 25, ngo tubwira ahaherereye ngo nta muntu urongera kugukubita. Ndamubwira nti none se ko nababwiye ko twari tugiye gushyingura, ngo yatubwire ngo aho yaragiye kujya. Numvishe banguma kumata aho yaragiye kujya, ngo ubundi senga mashine ngo na kamera biri he. Ndavuga ni ntabyo dufite. Ngo hoya wibeshye, ubwo uko mvuga ngo uko mbivuga bankubitaga ikizo mu matwi, ariko bankubitaga uyu musaya wonyine, kuko ari nawe wonyine njyangiramo ikibazo. Kugira ngo utaza kugera kure tukagira ibyo dutaruka kuri uwo babafata babahagarika bakakubaza ibyangombwa wakabibona, yagiye hari umuntu umujyanye cyangwa yarirutse arabacika? Ntabwo yirutse, nta n'umuntu bari kumwe, kuko twe twari babiri twenyine. Yasubiye inyuma ari kuri telefone, asubira inyuma agenda kuri telefone, agenda gutyo nyine kuri telefone, yagiye bamureba. Ubwo abo bagabo mukuza baje bavuga ngo ubundi nkuru yamurekuye, ngo muri iki gihugu utazi operation twari turimo.
nyine numva ko n'ubundi kubera ko nabonye ko badukurikiye barangije no kubimbwira. Umwe muri bo wari waje kuri moto yarambwiye ngo mwaturutse mu rugo mbareba, ngo mwateze, ngo mwancikiye mu ruko, ngo ngenda ku modoka ijya i Kigali, ngo mwebwe mukomeze zigatuna, ngo mpagarika imodoka ijya i Kigali, ngo nzi ko ariyo mukirimo, duhagarika imodoka y'i Kigali tuzi ko ariyo mukirimo, batubwira ko muje gatuna. Ati ubundi mwaje nihe modoka? Nti FRTC. ngo n'ubundi nari mbizi. bikomeza ngaho hariya mwari muri bari kugukorera ibyo bintu, ni imashini bagushiraga hagati y'amaguru yari icometse ku muriro w'amashanyarazi, yari meze gute? Oya ni akamashini gatoya kari fixe, nago kari nka telefone, nago yari icometse ku muriro w'amashanyarazi. Sibye ko nateraga induru nyene n'ubundi kubera ko nateraga induru bagahita bamfata mu ijosi, ni ku muhanda nateraga induru bagahita bamfata mu ijosi, kambwa ngo nongera kuvuga turakwica. Ubwo nyine nageze aho ngaho mera nk'ikinya. Iyo mashini ntabwo yaba yarkwangije ku mubiri? Oya nta kintu yantwaye. Ibyo ngibyo byabaye ku itariki? Byabaye ku itariki 22 z'ukwa munane 2021 ahagana saa 7 n'igice z'amanywa. Ku station? Kuri station ya Gitoki. Ni ya polisi nero? Gitoki hagati aho ngaho ko bivuga mu ndimi z'igikiga. Birari hafi n'umupaka wa Repubulika Demokarasi y'Abagande. Ibyo ngibyo biba hari kuri station ya polisi, ni ya RIB? Ni kuri station ya polisi kuko hari na komanda ukuri iyo station, ariko ibyo byabaye yasohotse hanze. Hari komanda, hari umupolisi wambaye imyenda, hari undi muremure wambaye civile, hari n'undi ntazi ngo n'umupolisi wo wambwiye ngo yaraye iwacu. Bari bane. Hari n'undi mugabo bita Inosa. Akora iki? Ntabwo nzi ikintu akora, ariko yajyaga azana iwacu n'abashinwa kuko yarambwiye aterega ndakwibuka wowe uri umugore wa Shyaka, kubera ko mbere twaracuruzaga dufite akabari nubwo katari gakomeye ariko twari tugafite. Byaje ngakomereza handi warugeze kuri station ya polisi, ibyo bagukoreraga? Ubwo nyine bagomeje kumata kuvuga aho yaragiye, nababwira iyo twari tugiye ntibabyumve. Ngeze aho ndababwira nti mbone ngo nizinjahaje kandi nawe uri nge nta kundi wabigenza, baguhata kuvuga ibyo bo bashaka. Narababwiye yaragiye gutorokera i Bugande. Ako kanya nabaye nkukina n'imitwe yabo ko nabonaga n'ubundi nta mutwe bafite, kuko umuntu ufite ubwenge ntaga guhata kuvuga ikintu washaka kumva. Ariko sinabarenganya ko barahembwaga. Ndavuga naragiye gutorokera i Bugande, ngo akagenda ate? Ntiyari afite abakomisiyoneri bari bumwambutse, ngo harabuze amazina, ntiyewe ntubwo yari abafite ariko sinzi amazina yabo. Nayo majwi nabasubijemo nabo ndabizi barakurikira iki kiganiro barabyibuka neza. Nabwiye ubwo yaragiye gutorokera i Bugande, ngo azira ikintu ntacyo nzi, ngo yakoze ikintu ntacyo nzi, ngo tubwire ngo ariko ngo icyo ukeka yakoze. Ndavuga nti nkurikije ukuntu ari guhigwa nakeka ibyo yavugiye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo sawa, ngo abakomisiyoneri ngo batubwira aho bari bavuganye. Ndamanza ndacicika ngeze ndababwira nti bavuganye ku iboda. Kuri boda rero ni mu muhanda hagati. Ngo kuri boda ni ku boda y'Igatuna. Ngo ni ku boda y'Igatuna ntiyego. Bose bahise basa nk'abataye umutwe bahita bandekura. Nawongeye kunkoraho, ubwo urumva umuhungu yarabaye nk'abashyira mu itangirizwa bahita bandekura. Bahita basohoka hanze baravugana, bagaruka banyinjiza, bahita bambwira ngo jya imbere, banyicaza mu modoka isa nk'ivoatire. Imeze gute? Wararebaga mu maso nta kintu bari bagufutse? Nararebaga. Yari imodoka y'umweru, ariko se wambaza ngo nubuhe bw'ubwoko bw'imodoka? Je ntaga mu bwoko bw'amamodoka nyazi, cyo nziko nabonaga imeze nk'ivoatire y'umweru. Bati ngaho tubwira imyenda yari yambaye. Ndavuga nti yari yambaye timba z'igitaka, yambaye ipantaro y'ikoboyi, ingisite ni y'ubururu, ntiyambaye n'ikote rya kwire, yambaye n'ishati itukura n'ingofero. Ariko ibyo byose nabikoraga ko nabonaga ko nabonye ko yasubiye inyuma, kuko abambere bari bamfashe. Narabwiye nti nta mugore ugambanira umugabo we ubaho. Niko nababwiye, ngo barambwira ngo nta mugore ugambanira umugabo ubaho, ngo nta kibazo, ngo ubwo ngo bari buze kuzuraza kubibasobanurira.
naragiye ubwo ngubwo bankize mu modoka barambwa ngo nijye kubereka umupaka ndabwa nti umupaka hano ntago nkuzi baragenda bagera ku mupaka ni hagati mu muhanda bari n'imodoka baraparika ngo se ngo yaba ngo aciye hano ngo hari utazi operation turimo ubwo barakata bagaruka kuri wa wundi wadufashe we yavuga nta nubwo yavugaga neza n'ikinyarwanda arababwira ati njye ibyo mwari murimo ntago mbizi icyo nakoze na amafoto mwari mwampaye nabashikirije umupolisi wanyu nimba ari we wari umurekuye rero simbizi ngo ngaho duha amafoto yarayabahaye amafoto yacu ko turi babiri barambaza ko umugabo wawe ko yarahetse igikapu harimo iki ariko igitangaje nuko abagabo bane bazi ubwenge byongeyeho bashinzwe umutekano w'igihugu bakubita umugore utari kubarwanya udafite intwaro udafite n'imbaraga zo guhangana nabo barangiza ukagira ngo imitwe bafite niyo kogoshwa barangiza nkababwira ngo yaragiye gutorokera ngo ku mupaka nabo bagapanura umutekano hagati aho bahise bapanura umutekano hahise haza abantu bambaye imyenda ya polisi haza abantu bambaye civile ariko abo bari aho ngaho bose bari bafite pistori z'igihugu rwose nari nicaranye nabo hagati umwe uruhande rwanjye n'undi ruhande bose bafite pistori nab'imbere n'umushoferi yari afite pistori bapanura umutekano ubwo ngubwo bamwe bahita baca haraguru barangije guca haraguru haragahanda gahari baca haraguru n'imbunda ku mamoto baragenda bagezeyo icyo babonye sinkizi niba baramubonye niba baramubuze simbizi baragaruka ariko si twahuye nabo kuko baparitse aho ngaho baguma gusigana boherezanya amafoto kuri WhatsApp akanga kugenda nimba bari baranabuze mega simbizi turagenda baranje baravuga ngo nibahamagara abakomisiyoneri bose bo muri ako gace barangije guhamagara abakomisiyoneri baravuga ngo bahamagara abakomisiyoneri bose muri ako gace ngo bahamagare n'abayobozi b'imidugudu n'ab'imitekano ngo babahe ifoto ye ngo ataza kubona ahacikira aravuga ati baragenda bahabwa hahita haza abakomisiyoneri haza abantu bahagararanye n'abantu hanze njye nicaye mu modoka nari mfite bodyguard umunsi nari nabaye umukire ko nari mfite bodyguard undinze bakwambitse amapingu banyambitse amapingu icyo gihe banyishiza muri station mu gusohoka muri station bara yasigaranye iyo modoka nari nyicayemo nta mapingu ufite ariko baravugaga ngo bari gushyiramo akabana kuko wajyaga kwinjira shoferi niwe wamukinguriraga ngo kuramo akabana rero nago nkazi akabana nagakiga nago mbizi yarambwiraga ati nkuriramo akabana mu modoka nkabona umushoferi hari ahakanze undi agafungura bigakunda bakabwa ni terime zabo z'akazi ubwo ngubwo bahamagaye umuyobozi umwe w'umudugudu nimba ari umudugudu nimba ari ushinzwe umutekano abarabahamagaye ngo aya mafoto mumbwiye ngo uwo muntu muri kumbwira ngo ndamubonye ngo umubonye he ngo mubonye ari ku igare ngo ndi hano hafi ya station ngo nimuze tumukurikire turagenda tugeze kuri station araza batumubonye he ati mubonye ari ku kagare rwose agenda buhoro nta n'ikibazo ubona afite ati yarahetse igikapu cy'umukara yambaye timba yambaye na kwire ati iby'imbere byo simbizi ariko ibyo byo nabibonye ngo noneho reka tumukurikire ngo ubu ntararenga mu maye ndavuga ntambone nta kibazo gusa nahise nishyiramo naravuze nti ibyo bari kunkorera n'icyatumye mbabwira ngo yaragiye gutoroka naravuze nti ibyo bari kunkorera nimba bari kubinkorera ndi umugore nabarwanyije batarambonye no ku mbuga nkoranyambaga ko narabwiye nti se ko icyaha ari gatozi nimba yarakoze icyaha kuki ngiyewe nahanwa n'amategeko y'igihugu cyanjye kandi nta cyaha mfite bakabura icyo bansubiza ubwo ngubwo baragiye bageze kuri station turaparika turamutegereza ahita aza yinjira mu modoka umwe muri abo banavamo mutegereje nde twategereje uwo wari uvuze ko amubonye ku igare agenda bagenda buhoro nkaho adafite gahunda yo kugira ahandi hantu ajya ngo ntararenga mu maya turagenda bakata imodoka turagenda tugeze mu maya tutarajya mu maya ngo hari ahantu bari kubaka akabare gafite na lodge
baravuga ati reka manze bareba mu maya, nibamara kureba mu maya bagaruka bareba muri iyo lodge. Turagenda tugeze mu maya bareba mu modoka baramubura, ariko twahasanze n'abandi bamwe bari bari kuri moto, twasanze abantu bagera muri 4. Babaza abaturage bose icyo babashubije ntago nigeze nyimenya, ariko ikigaragara cyo nuko nta wigeze abona ko nta gisubizo kizima bakuye mu byo muri operation bari barimo. Turakabakata imodoka dusubira inyuma bagera ahari hicaye abayobozi ngo n'umuyobozi w'umudugudu, baravuga ngo nabo niho nibaharebere ngo hari ubwo yahihisha kuko yamenye ko bari kumushakisha. Umwava mu modoka n'uwo muyobozi twari twicaranye ntamenye ngo n'umudugudu cyangwa n'umutekano. Baragenda bageze baramubaza babwira ko ntawe babonye, bakata imodoka baragenda bagera kuri ka karoji, harongera havamo 2 ufite imbunda n'uwo bari bafite amapistoli w'imyaka nka 25. Baragenda bageze muri ako karoji nabwo baramushaka baramuvura. Baragaruka turagenda duparika kuri station ya essence. Barambwira ngo ariko ubundi madanga ubwo nguzi ko umugabo wari ikihebe, ni nago mbizi ngo none se ibyo akora ngo nabyuzi. Ndababwira ni nabyo nzi kuko akorera i Kigali agataha ibyumba rimwe na rimwe, nimba hari ibyaha yakoze nago mbizi. Ngo none se ukeka iki? Ndababwira ni ntacyo nkeka ko ntacyo nzi. Ngo none se ngo nta nubwo uzi ko afite cano? Ndababwira ndabizi ko afite cano yitwa Ijwi ry'Imfubyi. Ngo none se mada ngo witeguye kuba umupfakazi? Ngo ufite imyaka ingahe? Ndababwira mfite imyaka 27. Ngo none se ngo witeguye kuba umupfakazi? Ngo ubuse ko yahemukiye ngo abana banyu. Ngo none se mufitanye abana bangahe? Ndababwira nti dufitanye abana 2. Ngo ngaho tubwira amazina yabo ndayababwira. Ngo none se ngo ufite ababyeyi? Ndababwira ngo nabo. Ngo none se ngo ababyeyi bawe ngo papa wawe ngo yishwe n'iki? Ndababwira nti simbizi. Ngo none se yapfuye ryari? Ngo 94. Ngo 94. Ngo none se yishwe n'iki? Ndababwira nti simbizi. Ngo sawa nta kindi barengeje. Ngo mama wese yapfuye 2015. Ngo yishwe n'iki? Se ntiyishwe na kanseri. Nuko barongera bazana cya gikapu nari mfite baransaka basangamo ikintu cyari kirimo na registre n'amaguru ya kamera, kubera ko ahantu mvugira ko umutwe wabo utatekerezaga neza ko nababwiye ngo igikapu ahetse ngo nta kintu kirimo kandi babona amaguru ya kamera. Nshimira n'umuntu wari wamuguriye kamera cyane, ndabizi ko kigana ari bugikurikire. Ntuze kumuvuga amazina? Ntabwo muvuga amazina, ndamushimira cyane. Nuko barambwira baburamo ikintu bakuramo registre y'indirimbo ko ntabwo yajyaga yisiga, yarasigaye yigendana. Barasoma barambaza se umugabo yagarukiye mu makangahe? Ntiyize amashuri 6 abanza. Ngo ntabwo umuntu yize amashuri 6 abanza yakwandika umukono umeze gutya, ngo ntabwo yakwandika icyongereza kingana giti. Ndababwira umugabo wanjye yagize amahirwe make yuko atize, ariko yari umuhanga kandi yari afite n'ubwenge. Ngo nta kibazo. Ubwo barasoma bahererekanya bongera bahererekanya. Ngo ndabona ngo indirimbo kuko harimo indirimbo yari yarise sinamenye itari yagagiye hanze, hakabaho n'indi ndirimbo ntibuka izina ryayo, ntabwo nayo yakagiye hanze ariko yari yararangiye. N'izindi ndirimbo zose yari yaragiye akora nazo zari ziri muri registre. Barazihererekanya baravuga ngo ariko ngo nta kindi kintu yakora ngo uretse kwirwa akora indirimbo zisesereza abantu. Ngo none se ubundi ngo urabizi ko umugabo wawe ari umwanzi w'igihugu? Ndababwira nti ntago mbizi. Icyo nzi nuko yavuze ko yanga inkotanyi kubera zishe ababyeyi be, yizishe papa we n'umuryango we, naho ibindi byo kuba umwanzi w'igihugu ntabyo nzi. Ngo yanga umugabo wawe n'umwanzi w'igihugu. Ngo none se ngo iyo yanze inkotanyi ngo aba yanze iki? Ndavuga nti ariko nzi ko inkotanyi ari ishyaka, ntabwo nzi ko inkotanyi ari igihugu. Nta kindi kintu bongeyeho, baranyihoreye. Ndababwira nti se kubera byamaje kuba mu masaha ya saa moya z'umugoroba. Hari kuri ya tariki ya mbere? Ye, bitikiri kuri wa munsi wa operation. Yego.
none se bumvaga kuba umuntu atemera inkotanyi bakumva ko adakunda igihugu? Of course ko barambwiye ngo ni umwanzi w'igihugu kubera ko adakunda igihugu, kubera ko adakunda inkotanyi. Ariko ako kanya ntabwo bigeze babinsobanurira, naje kubisobanurirwa nyuma. Ubwo narababwiye nti se mwamaye uburenganzira basi nkavugana n'abana banjye, nkavugana n'umukobwa nasize mu rugo, nkareba ko kwa mukecuru, nkareba ko hari yagira ibyo atunganyiriza abana. Barambwira ngo erega madango wirata abana ngo nta muntu utarabyaye, ngo ubwo se ngo nuramukupfuye utabonye abana banjye. Ako kanya nyine nahise nishyiramo ko n'ubundi bari bambwiye ngo baranyica banjugunye mu mazi ngo anjyane muri Uganda. Nahise nishyiramo ko ubwo nyine n'ubundi wenda biri bugeraho bikarangira. Ndababwira ariko ngenzi ko icyaha ari gatozi, ntabwo nazira amakosa y'umugabo wanjye nimba ari n'amakosa yakoze. Kabone ko yabaga ni Kigali, ntabwo twabanaga buri gihe ngo mbe namenye icyo yakoze. Ngo umugore n'umugabo ngo ntiwamenye ibyabo. Ndababwira ni se ubundi umugore n'umugabo ngiye ntabwo twasezeranye mu mategeko ngo ariko mwarabyaranye. Ndamubwira ni yego. Ese urabyemera ko mwabyaranye? Ndababwira ndabyemera ko twabyaranye abana babiri b'abahungu nubwo tutasezeranye byemewe n'amategeko. Ngo nta kibazo, ngo mu mategeko y'u Rwanda bemera ko iyo umuntu mubyaranye kabiri aba ari umugore wawe, kabone nubwo mwaba mutarasezeranye byemewe n'amategeko. Ariko ibyo nabivugaga ngo ndebe ko byibuze baza guca inkoni zamba, baza gushyiramo ba nyir'isi imiyaga. Nuko ubwo bakimara kumbwira gutyo ngo nawe utarabyaye ngo nereke kurata abana, baragiye bajya hanze baguma kuvugana n'abo bantu, gusa bari ikintu nibuka neza nuko bavuze ngo nibapanure umutekano ku mupaka gataza no kugera ahandi hantu, ataza no kubacika. Ubwo ngubwo turaparika, bigeze nka saa 2 mukuru nka saa 2 mu masaa 2:20 mukuru warampamagara ngo none se ngo bakurekuye, kubera ko mbere naramubwiye nti mubwire nkimara kubona ko bikomeye. Bakimara kumfasha bataranyambura bari banyambaye amatelefone ariko nsigaranye telefone imwe yo batari babonye agatelefone ke. Ndamubwira nti bwira murumuna wawe abure, niko ndabona ibintu bikomeye. Arampamagara ngo none se ngo bakurekuye, barampamagara. Kimara kumpamagara barambaza ngo ninde, ndavuga nti ni Eric. Ngo ni Eric mbese ngo ngaho mwitabe gutagira ikibazo umubwira ngo umubaza aho murumuna we ari, ngo turebe ko wenda baba bavuganye tukareba uburyo twamufata. Ngo humura ngo nitumufata ngo turakurekura ngo uko nguri inzira karengane. Ndavuga noke. Ubwo nditaba ndabaza nti none se, ahita mbaza ngo none se ngo bakurekuye. Ndamubwira ni bandekuye kubera ko barandigitaga ibyo navugaga. Umwe yavugiraga imbere ariko akavuga mu marenga. Ndavuga ngo yego. Ahita mbaza ngo none se bagukomye. Ndamubwira barazunguza umutwe. Ndababwira ni oya nta kintu bantwaye. Kugukomana kujya gute? Kugukubita nyine, kugukoma ubundi ni nko kugukubita. None se ntago bakubabaje? Ndamubwira ni oya ntawambabaje bandekuye. Ntabwo mbwira ni ntago wavuganye na murumuna wawe ngo umbwira ahantu yaba aherereye ko njye namubuze. Arambwira ati ntago navuganye nawe. None se waburi wamubwiye ko nakubwiye umubwire ngo abure wabimubwiye? Ngo oya ngo ntago navuganye nawe, ngo twavuganye ngo kuri email, ngo ntago arabasha kunyitaba. Ubwo barakupa telefone. Ndamubwira ariko usibye ko nabo batanatekerezaga neza, naramubwiye nti nimba ufite nimero za sister wawe niyo nimero za Eugenie, bambwirire bambariza ahantu yaba aherereye kugira ngo mbashe kumenya aho aherereye nimba yaba yabavugishije. Ariko ubwo nabimubwiraga kugira ngo nawe amenye ubwenge banabarize, kuko nabonaga ko ibyanjye byageze aho bikomeye. Ubwo birarangira, ubwo ngubwo arakupa birarangira. Nyuma ahashize nk'iminota mike yarongera aramamagara arambwira ati ntago telefone ye ntago iri gukunda. Bajya hanze baravugana, sinzi ibyo bavugaga. Agaruka abwira umushoferi ngo barava saa 3:17. Bigeze saa 3:15 baravuze ati turava saa 3:15 niba tuba tutaramubona. Ngo ngo nta kibazo. Bigeze saa 3:17 Shyaka we nyirizina yarampamagaye, yakoresheje nimero ye bwite
arampamagara akoresheje agatelefone ke nari mfite gatoya, akampamagaraho. Akimara guhamagara wari usaga nkaho kuri operasiyo ahita yisohokana ngo yesa. Ubwo ngubwo ibyakurikiyeho nyuma y'imodoka ntabwo nabimenye ibyo bavuganye. Niwe witabye shaka guhamagara ni uwo mupolisi ni uwo muntu wayitabye? Ntabwo yitabye iyindi telefone ye. Amaje kwitaba telefone ye aravuga ngo ngo yesa ngo arahamagaye. Baragenda inyuma y'imodoka sinzi ibyo bavuganye kuko yajyaga kwitaba akajya kure y'imodoka. Ubwo bari gukurura ahantu ari niba ari kwivugiraho. Noneho ahita nawe ikimara gucika ahita ahamagara kuri telefone yanjye ngendana. Akimara guhamagara none nayo telefone barayisohora, wa wundi akiri kuri telefone barayimushyira bavugane. Arayimushyira avuga ngo arahamagaye. Ibyo byo yabivuze numva. Ubwo yagarutse we usaga nkaho kuri operasiyo, umugabo muremure w'igikara ufite inzara zisa nkaho yari umushumba cyangwa umuhinzi zicimbutsemo kabiri. Arangije aragaruka aramubwira ngo ngaho ihute rero, ngo ubu ngubu nta guhagarara guhari, ngo ariko ubundi bari abantu baturutse ibyumba ngo baje niki. Undi aramubwira ngo simbizi, ubwo nta kibazo, ngo nibo bazi ko bari bujye. Nuko turagenda, nuko bahita batsa imodoka turagenda. Tukiri mu nzira kubera bwari bwije cyane, ni guturuka Gatuna no mu mashyamba. Tugiri mu nzira hahita haturuka inyuma yacu imodoka, baravuga ngo bakurikiwe. Bakimara kuvuga ngo bakurikiwe, ari amakamera yo ku muhanda abaterera bose amatara, duhita tubona ko ari pandagari yabakurikiye. Wa wundi ako kanya ahita ahamagarwa, aritaba ngo yego, ngo umugore ngo turi kumwe mu modoka, ngo reka nze nsohoke. Barasohoka, araparika imodoka mu nzira. Arangije guparika baravugana, sinzi ibyo bavuganye. Akinjira mu modoka ahita ahamagara wa wundi uri muri pandagari. Aramuga ati wundi iwe kwashya kurahazi. Undi aramuvuga ngo ndahazi. Ngaho ihute rero ujyayo urebe ko ariyo, wigenda buhoro, ndacyari kukubona imbere yanjye. Undi baragiye. Turazamuka, ubwo iyo yega kwitaba baraparikaga akava mu modoka akajya kwitabira hanze. Turagenda naho kugira ngo dukomeze i Kigali, twakomeje tugeze aho bita mu Rukoma, twakomeje umuhanda werekeza ibyumba. Turagenda tugeze munsi y'akarere, twasaga nka turi hakurya y'akarere, imodoka iparitse munsi y'akarere kubera byari n'injoro. Imutera amatara baragenda tuhageze, bava mu modoka baravugana. Ibyo bavuganye ntabwo nabimenye. Barangije kuvugana ava mu modoka, agaruka mu modoka. Twicayemo ubwo twari batanu. Ageze aho ngaho arongera telefone ihita isona. Muri ako kanya kimara kwinjira arasohoka arayitaba. Arangije ahita agaruka abwira umwe muri bo ngo ngaho ngo vayo, ngo wowe urasigara, ngo kugira ngo ejo operasiyo izakomeze. Barasohoka bajya hanze baravugana. Barangije kuvugana baragaruka, we twasubiye bahise naho. Ubwo urumva twari turi mu karere, munsi y'akarere neza ahahoze radiyo Ishingiro. Ahita akata imodoka, aramuga ati ntuhagarare, twerekeza none dufata umuhanda werekeza i Kigali. Byari bimaje kuba nka saa 3:40, saa 3:40 muri ayo masaha. Urumva amasaha yari agenda akura. Twaragiye tugeze i Kigali kubera kurumva n'ubunene nanacangamukiwe. Ntabwo namenye ahantu. Ako kanya nabonye handitse Remera station, ariko sinamenye, sigeze mbikurikirana. Ubwo narasohotse ndangije, baragiye bansohora mu modoka. Bakimara kunsohora mu modoka bahita banyambika amapingu. Umupolisi twasanze yanyambika amapingu, banyicaza mu ntebe. Naraye aho ngaho nicaye nambaye amapingu. Aravuga ngo ndaza kuza mu gitondo. Bukeye mu gitondo mu masaha ya saa 1 cyangwa saa 2, ntabwo namenyaga amasaha, haza umugabo muremure, umugabo usa si muremure si na mugufi. Arambwira ngo arambaza amazina yanjye, ndayamubwira. Arambwira ngo ngaho subira mu byo wavuze mada. Mbisubiramo. Arambwira ati subundi mwari mu gihe. Ndabimubwira. Arambwira ngo ntukabeshye, kuko nutubeshya ngo turagufunga umwaka wose. Ndababwirana ariko ntabwo umuntu aba inzira akarengane y'amakosa y'undi.
ngo none se ngo vuga amazina y'umuryango wanjye. Ndababwira nta bantu bo mu muryango wanjye, ni njye njyenyine ugira smartphone, ndabinginze mwibashyira mu bibazo by'umuryango wanjye, mwibashyira mu bibazo by'umugabo wanjye, ko nimba umugabo wanjye yakoze amakosa mumanira amakosa y'umugabo wanjye, ariko mutahanira abandi amakosa y'ibyaha batazi. Kuko ibi byose biri no kuba nta n'umwe ubizi. Ubwo hagati aho araguma arambaza, ndamubwira kubera ko Eugene yari yamamagaye arananyandikira, mu kunyandikira baramusubije, yarampamagaraga arambura, ageze aranyandikira ati se ko abana bari kurira, nuhugukuze kumvugisha bakamusubiza. Ubwo ngubwo aho ngaho arangije kumbaza, arambwira ngo yarambajije ngo ubundi se mada ngo umugabo wawe ngo abona abatangiye bavuga ibyo yavuze ngo bari hehe, ngo ubusabona baruta. Taceceka ndamwihorera. Yavugaga bande? Abamubanjirije nanjye ntago nabamenye. Ageze harambwira ngo none se ngo Kizito ari hehe, ndamubwira njye ntago ibintu bya YouTube ntago nyabikurikirana, ati Kizito yarapfuye. Ngo none se ngo umugabo wawe yamurushaga iki, ndaceceka. Ngo none se ngo umugabo wawe rero ngo ubu aziko yatorotse igihugu, ngo ubuse nta bari hanze y'igihugu wumva bahaguye, ngo nta bantu bapfira hanze y'igihugu. Ndababwira ni njye ntago ibintu bya internet nyabikurikirana, ni rwose ntago nafata igihe cyane ngura amayinite njya kuri internet yo gukurikirana ibintu bya politike. None se ngo ufite amashuri angahe, ndamubwira njye nije amashuri 3 narangije mu wa 3 w'amashuri yisumbuye. Ngo none se ngo wavuye mu ishuri ko wabuze ubushobozi, ndamubwira ni wowe, njye navuye mu ishuri ngiye gushaka umugabo. Ngo mufite abana bangahe, ndamujyana nawe ambaza nk'ibyo undi yambajije, ndabimubwira ambaza amazina yabo, yarandikaga muri jenda, muri tura dutabo tutoye. Ibyo birarangira. Bakubwira ngo Kizito ngo yarapfuye? Oya ntago yambwiye ko yapfuye, yarambashije ngo Kizito ari hehe, ndamubwira ni yarapfuye. Arangera arambaza ati ntabari umugabo wawe ngo yatorotse ngo yagiye Bugande, ngo ntabari hanze y'igihugu wumvishe bahapfiriye. Abahapfiriye rero ntago mbazi, ngo no hanze y'igihugu rero ngo abantu barahapfira. Ngo nese ubundi ngo uziko umugabo wawe azira iki, ndamubwira ni simbizi, njye nubwo nzi ko ashakishwa. Ngo none se simwaturukanye Kigali ejo, ndamubwira nti twaturukanye Kigali, yaje mu rugo aza kureba abana nk'ibisanzwe, twebwe twari tugiye gusura abantu. Ibyo byose rero byarandikaga, yandika ambaza amazina y'umuryango wanjye, kubera ko n'ubundi bari baranje kunkanga icyo navugaga cyose, barambwiraga ngo ubwo bakundaga kumbwira ngo urakumbuye. Ukumbuye iki? Ntabwo nabimenye, ubwo nahitaga ntekereza ko ari za nkoni bankubise. Nuko birarangira, ubwo anjara ahita ahamagara undi mugabo muremure usa nkaho akuze ufite n'imvi mu mutwe, arampamagara. Aramuhamagara, araza atujyana, aramubwira ngo mujyane. Aranzamura muri etaje, anshyirana mu cyumba kirimo na silipa, kirimo na matera. Arambwira ngo iba uri hano, ngo ijya ugenera cyose ngo nta kibazo. Ubwo icyo cyumba cyari icyumba kirimo ninjye njyenyine wari urimo muri icyo cyumba bamfungiyemo. Yahise ankuraho amapingu anyinjizamo, arongera arafunga. Ubwo byari kuwa mbere mu gitondo. Arangije gufunga barasoma, ubwo ngubwo ndagenda, kubera ko urumva uko bakankubise kose, bya bindi bankoreraga uko yakankubise nkinyarira. Ibi mbabwira ni inkuru mamo, nawe mbeshyeye wumvamo beshye amamagara ambwire ngo mada ngibi bintu uri kuvuga urabeshye, nawe mbeshyeye ni inkuru mamo. Ni byambayeho byanjye bwite, nkuko Shyaka yavuze ati aya ni amateka yanjye bwite. Ibi ni ibintu byambayeho, uri kumva aho aba bana ari abagome. Umuntu utinyuka gukubita umugore akankorera nk'ibintu yankoreye abaye ari umugore we cyangwa umwana we, ari byo ku nshuro ubwo ngubwo muri uwo munsi bakimara kumfunga haje undi mugabo
nanone nawe arambaza, ndamubaza nti se yaraguma nawe ambaza nk'ibyo undi yamajije nawe musubiza nk'ibyo undi yambajije. Ndamubaza nti se ntago mwampa uburenganzira byibuza bwo kuvugana n'umwana wanjye. Arambwira ngo umwana wawe ariko ngo nta muntu utarabyaye, ngo nese ubaye utakiriho ngo abana bawe ntibabaho. Nyine numva ko gufungirwa aho ngaho nahise numva ko n'ubundi birangiye. Ni hehe aho warufungiwe? Ndaza kubigeraho. Nuko ariko muri iryo joro aho nari mfungiye nabonaga stade Amahoro imbere yanjye, ariko kubera ko bari bancangamutishije, umuntu aragukubita ngo acangamutisha, hatagira ubona agacangamikirwa, hatagira ubona nikora ku matwi gutya ngo agire ngo ni amafiyeri cyangwa ni ugukunda umubiri wanjye. Ntabwo ari ukuwukunda, ahubwo amatwi yanjye bigera igihe hakazamo umuyaga kubera izo shyi bankubise. Umugabo ufite ubwenge w'imyaka nk'iyo afite yarambwiye ngo madanga iki gihugu ngo twarakirwaniye, ubwo ngo mamuza kugikiniramo. Ndamubwirana ariko n'icyaha ni gatozi, nge nzi ko icyaha ari gatozi. Niba umugabo wanjye yarakoze amakosa ntabwo ari nge wayitirirwa. Ni nta nubwo abana ngo none se ngo abana ngo ntiyahemukiye abana bawe. Ndavuga nti se ntariko icyaha ni gatozi, nabana umubyeyi akora amakosa ariko ntago amakosa yitirirwa abana. Wa mugabo wenda cye kuri burebe iki kiganiro byibuka neza ko ibyo bintu nakubikubwiye. Ngo nese ngo kare kose ngo kutavuza umugabo wawe ari ngo kuki utagiye ngo utange report ku muyobozi w'umudugudu ngo uvuge ko ibyo umugabo ari gukora utabishyigikiye. Ndamubwira ariko ibyo yavuze uri kumva yavuze se ntago yavuze data. Nanjye iyo numva mbabaye nari kuvuga data. Ngo nese nguhuje amateka nashyaka. Ndamubwira ni ngewe kubera ibyo bari bankoreye naravuze ni amateka ntago nyahuje nawe. Ngo nta kibazo. Ngo none se ndababwira none se ubundi handi ni mu Rwanda. Ngo yego munyihanganira ibyo ndaza gutaruka kuko ibintu byose ntago nabyibuka. Ubwo umugabo arongera ndamubaza ni se wowe ubaye ukoze ikosa uri umugabo, umugore wawe yabihanirwa? Araceceka aranyihorera, yumvishe ngumyeje kumuhata ibibazo. Ahamagara wa mugabo ati ngwino mujyane. Arongera baragenda baramfunga. Kuwa mbere uwo munsi urashira banzanira ibyo kurya saa sita, ndakeka babyibuka neza. Ntabwo nabashaga kumira kubera ko bari banize. Ntabwo nabashaga kuba hari ikintu namira n'amacanshwe naramiraga kambabaza mu muhogo. Ndababwira nti nge ntabwo nshaka kurya, bazanye ntabwo nshaka kurya. Ngo nutarya rero ngo turakoresha izindi mbaraga. Uwo mukobwa niwe arabyibuka, nawe abyibuka neza niko yambwiye. Ubwo turakoresha izindi, ngo haraza ngo abandi bakoresha izindi mbaraga. Ibiryo narabifashe, nkimara kubifata kubera ko ntabashaga kumira nabishyize muri puberi. Bigeze nyimugoroba barongera banzanira ibindi biryo. Ndababwira ni ntabwo mbishobora, ngo turaza kukuzanira umuganga. Umuganga yaraje ampima covid, mubwiye ikibazo mfite ntabwo yigeze abyumva. Ndamubwira nge nigira n'ikibazo cy'igifu, byaba byiza mu biryo mumaye mugiye mumamo n'amata. Ngo urashaka amata? Ngo nese hano ni wawe. Ndavuga nti nta kibazo, ubwo n'ibiryo mubyihorere kuko ngewe namenyereye kunywa amata. Nuko biryo barabiri nabwo barabimaye kubera ntago n'amazi ntago nabashaka kuyamira. Cyo kora amazi yo barazanye mu ijerekani bayatereka aho ngaho, ariko nawe sinabashaka kuyamira uretse kwibrosa gusa nkacira. Nafashe agashabazi nari mfite nkizirika mu nda kugira ngo mbashe gukomera. Ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu babonye, ku munsi wa gatatu banzanira ibiryo, saa sita banzaneho n'amata niyo nabashije kunywa, kuko ku munsi wa kane baje batora puberi yuzuye ibiryo. Barambwira ngo ubundi urarya? Ndababwira nti ntago ndya kuko simbibasha kumira. Ariko ibyo ngibyo kubera byamanukaga n'amata cyari igitoki kirimo n'ubunyobwa, nabashaga kurya, narabifatiye nkajya mbinomba nkanywesha amata. Ubwo kuwa kane biragera nabwo ndongera mbaho puberi irimo ibiryo. Kuwa gatanu banzaniye isosi pesi, barakoze bazana isosi y'inyama, bazana igitoki, barongera banzanira n'amata kubera ko bari bamaje kumenya ikibazo mfite. Barabinzanira barabima mbasha kurya. Ariko kuwa gatatu baragarutse noneho barambaza. Ntamanje kuza wa musaza muremure, niba ari umusaza ndamubaza ndise ko mbona uri umugabo ukuze. Bararambaza ngo kubekere wanze kurya. Ndamubaza nti ko mbona uri umugabo ukuze.
uko bisa kose ufite urugo, nimba udafite urugo waranarwigeze, kuko numvaga nashize n'ubwoba wakwicara ukarya nta burenganzira na bumwe ufite. Ese hapfungiye ni hehe? Ni mu Rwanda cyane, ntago ari mu Rwanda, kubera ko nari nzi ko mu magereza y'u Buganda ariho bafunga abantu gutyo, niko mbyumva mu makuru. Ndababwira arambwira ngo ni mu Rwanda. None se ni hehe? Ngo ni Remera. Ngo none se ntabyo uzi? Ndababwira none se ni Remera? Ngo yego. Ndamubwira nti se mu Rwanda umuntu arafungwa akimuba uburenganzira, akiri aho ngaho akigerageza kunsubiza ahita haza undi aramubwira ngo amukoraho, bavugana inyuma y'umuryango. Arambwira ati mada, ati ibibazo ufite reka abandi baze kubigusubiza, ati baraje bashaka kuvugisha. Haje abagabo babiri bambajije ku munsi kuwa mbere, barongera barambaza, ngiye batarambaza ndavuga nti nanjye mu nkundire manze mbabazi, aha mfungiye ni mu Rwanda? Ngo yego. Nti none se ni gute umunyarwanda afungirwa mu gihugu cye mukamwe mu burenganzira na bumwe, ari ukuvugana n'umuryango we, ari no kuba hari ikindi yakora? Ngo none se nicyo ukeneye? Ndababwira nti nkeneye ikabutura, nkeneye ipantaro, kubera ko mu ibaga nari mfite harimo amapantaro, twari nyine gusura abantu utaherukaga, noneho bagize n'ibyago twagombaga kubugira ibyo tubasigira. Nafashe ya myenda cyo kora igikapu, icyo gihe yarambwiye ati umuryango wawe ufite uburenganzira bwo kuvugisha, anansubiza ko ari mu Rwanda. Ariko numva biranshanze kuko ntabwo nari nzi ko mu Rwanda, najyaga mbyumva mu makuru bavuga ko mu Rwanda, kuko naramubajije none se ko numva ngo n'abanyamahanga bafungiye mu Rwanda bahabwa uburenganzira bakavugana na ambasade yabo, kubera iki ngewe mutamu uburenganzira? None se niba umugabo wanjye yarakoze icyaha, ese nanjye ndi umunyabyaha? Ngo none se ngo ubundi wowe kuki utagiye kuri YouTube? Ndababwira nuko ntacyo kuvuga nari mfite, buriya nanjye nari kuzavuga iyo mbona icyo kuvuga. None se kuki utafatanyaga n'umugabo wawe mu mirimo ye? Ndababwira ariko none se wo umugore wawe mufatanya mu kazi, nawe ni umupolisi? Kuko bazaga bambaye civil, se n'inzi ngo ni abapolisi ariko napfaga kuvuga. Ubwo baguma kumata ibibazo nanjye ariko mbasubiza, bambaza ibyo umugabo wanjye yakoraga. Ndababwira ni umusharupansiye. Ngo none se yari umusharupansiye kuri uruhe rwego? Ndababwira ni aterura etaje kuva hasi kugera hejuru, arayitega ama esikariye, akanayitegera amakorone, akazi k'abasharupansiye, amaparafo n'ibisenge byose azi kubikora. Ariko se ubwo umugabo wawe yize amashuri angahe? Ndababwira yize amashuri 6 abanza gusa. Ibyo byose sakabigeraho gute? Ndababwira ni kuko ubwo icyo baravuze, barambwiye ngo ariko umugabo wawe ni umunyabwenge koko, ngo urabona ngo kugira ngo acike polisi ngo ni marine kweri. Ndababwira ni afite ubwenge kurenza uko umuntu abitekereza. Ngo yego ngaho nibagusubizeyo. Ubwo bansubizayo, gusa igikapu bakira kizamukanye, mpindura ipantaro, mpindura ikabutura, nuko birarangira. Ubwo kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu wa mugabo yaragarutse, arongera mbaza bya bibazo yambajije. Ndamubwira nti ngiye ibyo nakubwiye nta kindi ndenzaho. Ambaza amazina y'umuryango wanjye, ndayamubwira. Gusa ndongera ndamubwira nti abantu bo mu muryango wanjye biva bavanga muri ibyo bibazo. Ibibazo mu manera amakosa y'umugabo wanjye, ariko mutagira undi muntu muyarenganiriza. Ngo none se ngo ubundi ngo ya nimero ngo yaguhamagaye ngirwa na 19 niya? Ndababwira ni ya mukuru wanjye. Ariko mukuru wanjye ibintu nabyazi, ngo ubundi akora iki? Ndabivuga. Umugabo akora iki? Ndabivuga. Ndamubwira umugabo we ni umupolisi. Ngo mugafata ngo ibyo ngo mukamufite umuntu w'umupolisi mu muryango wanyu, ngo mukamugerekaho ibyo bibazo. Ndavuga nti ibi ni ibintu by'umuntu ku giti cye, ntago ari ikibazo rusange. None madangu ukeka ko umugabo wawe yaba ari he? Ndababwira nti simbizi, ngiye aho nkeka. Ngo none ntago yatorotse? Ndababwira ntirega ntago yatorotse, kuko na nimero yamamagaje nari nayishyize ku gateso k'igitanda, iherwa na 12. Ngo kuki utabivuze kera? Ndamubaza uwo mupolisi abyibuke nawe. Naramubaje ni se wowe uramutse ukoreye icyaha hano mu kazi, umugabo wawe akaza ugasanga umugore wawe akamubwira ati
madamu nakoze icyaha kimeze gutya, umugabo wawe yaba uwa mbere wo kuguhamagariza abapolisi bagenzi bawe, cyangwa yaba uwa mbere wo gushaka ukuntu icyo cyaha wakivamo. Ntumuntu nubwo yabikora ikosa rimeze rite, ni aba ari umuntu wawe. Arambwira ngo ibyo nibyo, ngo ariko ngo mu Ruhengeri ngo habaye ngo intambara y'abacengezi, ngo ibyo wenda ntabyo uzi. Ndavuga nti ngiye ibyo by'intambara ntabyo nzi. Ngo none si wanyu ubundi ngo mwari mufite ngo ubuhe bwoko? Ndavuga nti ibyo bintu by'ubwoko ntabyo nzi. Ngo atubwiye ko papa wawe yishwe, ngo yishwe n'iki? Ndababwira nti ubwo butwari mama ntabwo yigeze abugira bwo kumbwira icyamwishe. Icyo nzi ko nuko yishwe muri 1994. ngo yaguye he? Ndababwira nti yaguye mu mujyi wa Kigali, ngo hehe n'Igikondo. ngo yakoraga iki? Ndabivuga. Ngo none se mada, ngubu ngo uyobeye ko ngo umugabo wawe ngo ko ashobora kuba yarahunze igihugu, ngo yaragiye muri Uganda, ngo yiteguye kuba umupfakazi, kubundi se kuki atakujyanye? Ndavuga nti ariko ntago yagombaga kujyana kuko nta nubwo badufashe twe turi gucika. ngo sawa nyine, ngo ubwo ngubwo ngo witeguye kumara hano umwaka. Ndamubwira nti rega icyaha ni gatozi, ngo ariko ngo yatoroka yagira, ngo ubundi ngo umuntu ngo n'abagiye hanze y'igihugu barahagwa. Ni wari bikubwiye wa mbere cyangwa n'undi wa kabiri? Wa kabiri wabimbwiye. Arambwira ngo ubundi se amagambo yatandukaniyeho, yarambwiye ngo ubundi se ngo Kizito ngo yamurushaga iki, ngo abamutanze kuvuga se ngo baramurusha iki, ngo ubundi se ngo Anyesi muvugana iki? Na Anyesi ngiye Anyesi ntabwo tuvugana. Icyabaye nuko umugabo wanjye yakoresheje nimero yanjye avugana nawe, ngo nitureba muri telefone ngo tugasanga yawe ngo mwaravuganye. Anyesi uhe? Anyesi wo kumurabyo. Namaje kubaza na Anyesi wuye, ngo Anyesi umunyamakuru ngo muvugana iki? Ndavuga nti ntacyo. Ngo none se ngo ko tubizi neza ko nawe wari witeguye gutanga ubuhamya. Ndavuga nti ngewe nta buhamya nendaga gutanga, kuko yaba ndubutanga mba narabutanze kera. Ndavuga nti rega nta nubwo umugabo wanjye yababaye kundusha, ntago yababaye kundusha kuko nge nabayeho mama arira, mubaza n'amazina ya data akanga kuyambwira. Ngo none se yishwe n'iki? Ndababwira ni simbi, ngo cyangwa yishwe n'inkotanyi. Ndavuga nti ntabyo nzi, ubwo butwari mama ntago yigeze abugira bwo kubimbwira. Ngo none se ngo ninde wiwanyu yakoze jenoside? Ndababwira nti ngiye mu muryango wacu, uretse no mu muryango wacu no mu kagari mvukamo nta muntu wigeze ukora jenoside, nta n'uwagirizwa ibyo byaha n'ibyo gusahura. Ngo uvuga amazina yabo, sinayavuga amazina yo kwa papa. None se papa wavuka he? Ni mu murenge wa Giti. Ngo ariko nta jenoside yahabaye. Ndavuga nti ndaceceka. Arasubiza arambwira ngo nibyo ngo nawe yahabaye, ariko nge naracecetse ndamwihorera, kuko nge ukuri kwanjye mbana nako. Wenda nge sindagira ubutwari bwo kubivuga, ariko igihe nzabivugira nanjye nzavuga, bazankorera icyo bashaka. Ubwo buhamya bw'ibyabaye muri 1994 cyane rwose. Ubwo witeguye kubivuga? Nzabuvuga. Wenda ikizaba nyine ubwo nditeguye. Ubwo kwa gatatu, ubwo byari kwa gatatu. Arambaza ati se madamu uzi ko umugabo bari ikihebe? Ntabwo mbizi. Ngo none se ngo ubundi ngo umugabo wawe ngo ukeka ko yakoze iki? Ndavuga nti ngiye ibyo akeka ntabwo mbizi. Ngo none se bagufata ntabyo bakubwiye? Ntabyo bambwiye, n'abambaza bose nta kintu bambwira. Ngo none se ngo wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga? Ndavuga nti Kabuga uramuzi? Ndavuga nti ntabwo muzi. None se wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga? Umuhungu wa Kabuga nawe simuzi. Kabuga uhe? Kabuga Felician. Ngo none se ngo Kabuga ari hehe? Ni simbi, sinumvishe se mu makuru bavuga ngo baramufunze. Ngo none se ngo barusesabagina nabo bari hehe? Ndavuga nti se bose numvishe ngo barafunze. Ngo none se ngo umugabo wawe ngo abayitwaje iki? Ngo rega ngo umuntu arapfa, ngo imiryango mpuzamahanga igahaguruka, ngo ariko ngo umuntu aba yapfuye, ngo kandi imiryango mpuzamahanga ntabwo izura abantu. Ndavuga nti nyine ubwo nagombaga nishyiramo ko nyinjoro bari buze bakanyica imiryango mpuzamahanga igahaguruka ikavuga, ariko ntibigire icyo bitanga, kuko uburenganzira bwose bari barabunyimye. Icyo bankoreraga ni ukumva cyo kora icyo kurya nabyo ntabashaka kumira. Cyo kora byageze kwa gatanu numva umuhogo watangiye kugira icyo nashyira mu nda. Nuko barambwira ati none se, arambaza ngo none se ngo nyokorume w'umugabo wawe ngo yishwe n'iki? Ndavuga nti se bavuze ko ari covid, ntiyagira ikindi kintu asubiza.
none se ngo rega ngo muricara hariya mu giturage ngo mukajya kuri interinete ngo abantu b'amafarasa bakavuga ngo perezida ngo yarapfuye ngo namwe ngo mukirwa mukwirakwiza ibihuha ngo kandi mutazi. ndavuga nti njye rwose sinjya njya kuri interinete ngiye kurebaho ibyo bintu kuko na smartphone nyitunze vuba ibyo bintu ntabyo nzi. ngo sawa ndavuga ni byo nyine birarangira. ubwo ikindi yambaje n'ikira nyine yambajije ngo abantu n'abanzi baguye hanze y'igihugu barahunze ariko nabona ari nzi ntago namubeshye ibyo ntago namubeshye. none se ngukeka ko umugabo wawe ari he? ndamuganirega ntaho nzi ni ubwo se ntimuramufata ko mwambwiye ko muzandekura ari uko mwamufashe nubwo nzarekurwa ryari. umugabo araceceka ntiyagira icyo ambwira ahita asohoka. yahise asohoka bari babiri umwe ahita arasohoka adusiga mu biro. nimba ari mu biro ubwo ni mu biro ariko hari muri ofisi. arangije agenda agiye ntiyagaruka. arangije kubera ko ninamubajije nimba nta burenganzira afite aramuhamagara aramubwira ngo umugore ngo numvishe uwo mugore arambwira ngo madamu ngaho genda ngo turaza gushaka uburyo ngo muvugana n'umuryango wanjye. narasohotse nkigera ku muryango ndamubaza nti se noneho birabaryara. ahita ambwira gerega hano ni mu gisirikare ngo nagara abasivile gutegereza nyine ngo uraza kuvugana n'umuryango wawe. ibyo birarangira barongera baranjyana baramfunga. ubwo nari mfungiye ahantu hanjye nyine nta gipapuro cy'ifunga bari bamaye. nuko kuwa gatandatu buracya ku cyumweru gusa bucya numva ko ari umunsi mwiza bwarakeye numva ni umunsi udasanzwe ariko nanone uwo munsi nkumva uneye ubwoba. bigeze nka saa tatu mu masaha ya 3 numva baraje barafunguye barambaza ngo wa mugabo ukunda kumbaza oya. mbere yaho kwa gatanu yagarutse nyinjoro cyane pe numvaga nta n'ikinyabiziga kikivuga. arambaza ngo none se ngo telefone yawe ngo ko twabonye ngo uvugana n'abantu bo hanze ngo muvugana iki ngo ni bande. ndamubwira nti telefone yanjye bwite nta muntu wo hanze ndavugana nawe nta n'uwo mfite nimero. nti rero ubwo ngubwo winshinja ibyaha by'amakosa nazi ntakoze nibyambayeho birahagije ngo ariko se ubundi n'ibiki byakubaye ngo hari umuntu waragukubita ugeze hano. ndamubwira ngo nawe ngo rero ngo wivuga ngo byakubayeho ngo nta n'icyo urabona ngo tuve muri MTN ngo mbwira ngo hano ngo ngiye ngo ndi kubibona. ndamubwira nti ntabyo nzi ngo ngaho tubwira abantu bo hanze ngo umugabo wawe akorana nawe. ndamubwira nti ntabwo nzi ngo none se umuhungu akavuga ntabwo bakorana abanzi bakorana iki ngo none se ngo ngaho tubwire ngo abanyamakuru ngo avugana nabo. ndamubwira nti ngiye umunyamakuru nzi bavuganye ni Hasani ngo Hasani harya akora iki kinyamakuru ndabyibagiye rwose ibyo bintu ntabyo nzi. ngo none se ngo ubundi ngo bavugana ninde ngo anyese ngo ntabwo bavugana ngo nawe ntimwavuganye. ndavuga nta nyese baravugana ngo niwo twashakaga. arasohoka arambwira ngo ngaho ryama arasohoka. bukeye ubwo kwa gatandatu ku cyumweru nibwo yaje arambwira ngo ngaho itegure ngo turaje ngo wandike ngo urupapuro ngo tubwira ko uzafatanya natwe ngo gushaka umugabo wawe. ariko mva ko bambeshya kubera ko n'ubundi bambwiye ko bazansohora ari uko bamufashe. baraza hashize nka mu masaha byari mu masaha 6 ndasohoka bajya ku ma briefing barambwira bati mada uzaramuka uvuganye n'itangazamakuru ibyo tuzagukorera ntabyo uzi uzaramuka ugarutse hano ati kizakubaho ntabwo kizi ati iki gihugu twarakirwaniye. ndamubwira njya nsubiramo nka bya bindi bahoraga bambwira amagambo amwe asa nkaho ari ukunyica mu bwonko ngo iki gihugu twarakirwaniye ngo mwebwe ngo muraza kugikiniramo ngo ubusenga umugabo wawe ngo ko ari umwanzi w'igihugu ko yavuze ko yanga igihugu. ndamubwira nti mugabo wanjye ibyo kwanga igihugu ntabyo nzi icyo nzi yivugiye mu kanwa ke nuko yavuze ko yanga FPR kubera ko yamwiciye se. we yaranshubije arambwira ati FPR niyoboye ntago turabona umuntu wasimbura FPR. amashuri na FPR amavuriro na FPR imihanda ugenda nayo ni FPR. ati nuko utabayeho mbere ya 1994 ngo rero ko nta mihanda yabaga.
ndavuga nti njye ibyo simbizi rwose ngo none se ngo abana bawe ntibiga ntibariga none se bavuriza hehe mpita numva ko ibintu byahinduye isura ndaceceka ndamwihorera ngo ikintu ngo kandi ugomba kumenya ngo uzaramuka ugerageje no kwambuka ngo n'umupaka ngo bakagufata ngo ibintu bizakubaho ntabyo uzi ngo ariko ngo witegure ngo umugabo wawe ngo igihe azafatirwa ngo uzaba ubaye umupfakazi naracicitse ko n'ubu naracicitse mbura ikindi kintu ndenzaho n'ubundi narazongereraga cyane mbasaba ko bampa amazi yo kunywa amazi barayanzanira barambwira bati se ufite icyo kibazo ndavuga nti ndumva mfite umutwe ukabije ngwe kubera ko mu gikapu nari mfite umugabo wanjye akunda kukigendana yari yaraguze ibinini yarashyizemo mbizi neza ko birimo ninjye wari warabishyizemo kuko twari twagikuye i Kigali ibintu bimwe ntitwabikuramo nkuramo ikinini cya action ndakinywa barambwira ngo nimbe nduhutse iminota mikeya ngo mbandikire ngo mbasinyire yuko nzafatanya n'inzego bireba ngo gushaka umugabo wanjye ngo ngatanga amakuru ngatangira ku gihe nta kundi nagombaga kubigenza barandigise ngiye ndandika kuko nta bundi buryo nari ifite natekereza ko iminsi 7 ari myinshi nkavuga nuko bisa kose buri ubwo bari kubimbwira baramufasha ari hanze niyumva ko ndi hanze wenda agahinda nagize ibikomere baneye ku mutima bitagaragarira umubiri n'insohoka nzabona umuntu unyakira name Paul kabone nubwo atakwiyerekana ubwo ndandika ndasinya bandika urupapuro banyandikije barabizi neza hariho nimero za Nyesi barambwiye bazikuye muri telefone yanjye kubera yaranyohereje link hariho n'ifoto bakuramo nimero ze bazandika ku rupapuro barazimbaje mbabwira ko ntazo nzi barazikura muri telefone yanjye bazandika ku rupapuro baranje kurandika ku rupapuro baransinyisha nyine ndasinya kubera nazungeraga cyane bankuye muri icyo cyumba aha isazo undi mugabo munini w'inzobe aravuga ngo ubusenga ibyo yanditse ngo mwabirebye gafande ngo twabimubwiye ngo yabyanditse ngo kandi yabyanditse ngo bivuye ku bushake bwe ngo sawa ngo ubwo rero ngo yicara bizi ngo ibintu tuzamukorera ngo nabyazi ngo naramuka agarutse hano ngo ibintu ngo byo kugenda mu itangazamakuru ngo mwabimubwiye ngo afande ngo byose ngo twabimubwiye ngo ntago azabikora ngo yadusezeranyije ko atazabikora none ko impamvu nongeye kugaruka mu itangazamakuru urumva muri ako kanya natekerezaga ko umugabo wanjye ningera hanze ndamubona namara kumubona akamfasha akamapore akampumuriza nkabaho nuje nkaba nzi ko wenda nubwo atakwigaragaza ariko ahari ibyo ngibyo rero narenze ngo y'ubwoba ndayigobotora mu byumweru 3 bishize nagomeje gutotezwa ku buryo bugaragara ku buryo hari nubwo twabyutse mu gitondo urugi tugifungura ruracika iwacu hatse umuriro tutaza ahantu turutse nawe umenyesha abayobozi ntibigeze baza ibyo byose rero mu byumweru 3 bigiye gushira bizashira ku wa mbere nago umugabo wanjye yigeze agaragara nago mbizi niba baramufashe cyangwa ariko uko bisa kose baramufashe kandi niba baramufashe bakaba bari bambwiye ngo nanjye ubwanjye baranjugunya mu mazi nembere muri Uganda urumva ko nawe babimufata bakabimugerekaho kandi ikindi nanone ni umunyamakosa ukora ku kinyamakuru cy'ikinyamakosa yaranditse ngo badufatiye ngo ku mupaka wa hehe sinibuka umupaka yavuze wacyanika uwo mupaka ntago bawudufatiye kuko na cyanika aho ngaho muri twese nta nuhazi ariko icyanika ni ku mupaka ni w'u Rwanda na Uganda ni mu karere ka Burera Amajyaruguru y'u Rwanda ntabyo ngibyo ntago nari mbizi ariko ikinyamakuru kimwe cyarabisohoye kigaragara ko gikorera ni umunyamakosa ntago ari umunyamakuru kuko umunyamakuru avuga inkuru y'imvaho yego ibintu byose ni ibya FPR pe igihugu mwarakirwaniye mwakimeneye amaraso ariko mwameneye amaraso y'abanyarwanda hari abanyarwanda bamwe bababaye kandi nta nutarababaye buri munyarwanda wese wari uri mu gihugu nta umuntu nyarwanda utaragizweho n'ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda mubohora icyo gihugu ariko nibize gukomeza gutera kuvuga amagambo akomeye nabo barayambwiye kuko mu minsi 8 bamfunze bambwiye amagambo ahagije amwe nta nakwibuka ngo nshobore no gusobanura baranoteje ndi umunyambaraganye nta barwanyije ngo bari gushaka umugabo wanjye
kuvuga amagambo akomeye nta gihe abantu umuntu arapfa ariko hakavuka abandi, umuntu ashobora gupfa rumwe hakavuka abantu 100 kuri uwo munsi. Rero ubwo amagambo akomeye ni bazankorere nyine icyo bashaka, wenda n'abana banjye ntibazige ntibazavuzwe, kuko ubwo ngubwo nimba umuntu akubwiye ngo amashuri na FPR, ngo amavuriro na FPR, ngo imihanda na FPR, urumva kujya kwivuza nabyo ni ikibazo. Ubizi ko iyo umuntu agiye kwivuza avuga izina ry'umukuru w'umuryango. Ibyo byose ni ibikomere bagiye bantera ku mutima bitagaragarira amaso, nta nabwira umuntu ngo ndababaye. Ndicara umutwe ukandya, amatwi nkumva harahindamo umuriro, ngira ngo wanabibonye pe. Bagukoreye iyicarubozo? Bankoreye iyicarubozo. Bari abagabo batagira umutima, bagira ngo umutwe bafite no kogoshwa. Batekereze neza nimba bari banitumye, nimba ari no wabatumye. Amafaranga bahembwe kuri uriya munsi bazayasubize, kuko na maraso y'abana b'Abanyarwanda baba bari gukiniraho, ni imitima y'abantu bamukiniraho. Mwakinnye n'umutima wanjye munyangiriza, ndakeka ko mwanyangirije ejo hazaza, kuko ubu nta n'ikintu nashobora gukora. Mwambitsemo ubwoba, ariko igihe kirageze kugira ngo abantu bashire ubwo bwoba. Ikizaba cyose nditeguye, icyo muzankorera cyose nditeguye, nta kibazo nagira ngo njye kurega, ngo njye kuregera umuntu, nta nubwo narwara ngo njye kwivuza. Ubwo nyine ni indwara nzategereza mpfe. Bashaka barakora ibintu bitari byiza, utangiye gutekereza nabi bigezaho. Amagambo bambwiye Hassan arahagije, barambabaje, baranoteje, kugira ngo umuntu afate imashini y'umuriro ayishyire mu nkari wa nyahaye. Ibyo bintu birababaje, njye najyaga mbibona mu mafilime, nawe ndakeka utarabikorerwa. Ese urumva nimba barankoreye ibintu bingana gutyo, ndi umugore shyaka niba mukore bazamukorera bingana iki? Bakeneye ko amateka, ubuzima nabayemo, amateka y'ubuzima bwanjye yisubiraho. Bishe data mama afite imyaka 29. Ese mukeneye ko amateka y'iki gihugu yajya ahora yisubiramo? Mukeneye ko abana banjye babara nkuko se yababaye na nyina akababara? Tayari turiteguye nyine, ubwo ikizadukorerwa nicyo. Wari ukivuga urugendo rwawe kuri sitasiyo ya polisi ya Remera cyangwa rwasoje? Okay, ntabwo narurangije. Ubwo babonye nyine maje gutora imbaraga, abapolisi babiri, nimbara abapolisi nimbara bari busimbizi, bari bambaye civil. Umukobwa umwe bigikara rwose mwiza cyane aramfata, baranyuriza muri etage. Ntabwo nabashaga kuba nagenda gutya nemye, nagendaga nzungerera ku buryo bugaragara. Aransohora muri etage, ariko aho banyinjirije ntago ariho bansohoreye. Wumve ko nageze i Remera simenye ko ari Remera. Naramubaje nti aha hantu nsohoye ni hehe? Arambwira ngo ni Remera. Ni Remera. None si Remera niho nayobewe. Ubwo ngubwo uyu munsi nibwo namenye ko ari Remera, kuko nahaciye nza kubona ko ari Remera, kubera ko nahise mpibuka amashusho aragaruka. Ariko barambabaje. Ndi umunyantege nke, umugabo ufite ubwenge atinyuka gukubita umugore utari bumusubize. Ese ubwo uwo mutwe ufite ukumariye iki? Iki gihugu cyakwizeyemo iki? Cyakwizeyemo iki? Ubwo kurinjije imbi nimba waranize amashuri wize ko nta n'ikintu akumariye. Kandi ikindi uri kumva, byabwo naratashye, yangesheje kuri moto, yaramfashije bage, nicara kuri moto, ndangije kwicara kuri moto, ndagenda ngera Nyabugogo ndataha. Iyo moto yarayishe? Oya, nari bamfashe mfite 15,000. Utekereza umuntu uvuga ngo nari ngiye gutoroka bakamfata 15,000. Ubwo se nari mfite ubushobozi buke ku buryo njya gutoroka mfite 15,000 mu mufuka? Ko mvuga ngo nabanyamakosa bakorera mu kwaha, wagira ngo nabo nabwenge bafite. Ubundi amakarita babahaye nayiki? Barabizi neza abakora nari mfite 15,000 na telefone. Harandi mafaranga bansatse bakansangana. Mu gikapu bampaye nta registre rimbi irimbo. Mwarayisegaranye kugira ngo muzazisohore. Kari cyo kibazo nibaza. Nageze Nyabugogo ndatega ndataha. Ngeze mu rugo none icyaje kumbabaza asa. Ikintu kibi bakoze, tekereza kugira ngo bagere mu rugo ngo bari muri operation y'izo njiji. Saa 10 z'ijoro ngo bwari bwanabakereyeho. Bakomange ngo bahageze bahamagara ngo shyaka afungura. Umwana muto w'imyaka 21 utazi yo byerekeza, utazi operation iri gukorwa, utazi aho nagiye, yabonye bwisha akaza mu rugo.
yarabyutse arafungura, akimara gufungura nawe arakubitwa. Tekereza uwo mugabo w'ikigoryi utinyuka gukubita umwana w'imyaka utazi, abibona neza ko atazi iyo byerekeza, nta touch yari amusanganye ngo afite smartphone ngo wenda ngo ibyo bintu arabireba, azi ibikorwa muri urwo rugo. Aramukubita ngo barangije abana bagize ubwoba, umukuru wari uri kubona ibintu biri gukorwa agira ubwoba arabundama, ngo baramubwira ngo byuka Kadogo, barabasohora babashyira hanze muri iyo mbeho. Ese wabaye ari umwana wawe wasohowe akajya gutunda imbeho ya 10:00, umwana w'inzirakarengane utazi amakosa y'ababyeyi babo, ubu ko nicaye handi kuvuga umwana wanjye azi ibyo ndi kuvuga? Ese babaye ari abana babo babigenza bate? Uri kumva? Mbugo ngo barababyutsa babashyira hanze barabafotora, mwamfotoreraga abana kugira ngo ubundi amafoto yabo muyakoreshe iki? Ariko bakubwiye ko bari mu nshingano kandi igihugu ari cyabo, si bibe kubafotora. Igihugu ni cyabo se, igihugu bagihawemo umugabane cyangwa bagihayemo indongoranyo? Ariko iki gihugu baje bakimeneye amaraso, ndabyumva pe, baranakibohoye, tubona imihanda, tubona amavuriro yabo bubatse. Uri kumva? Ariko baje nge nakivukiyemo, nababwiye ko nta n'umupaka n'umwe ndarenga njya hakurya yawo. Rero nimba umuntu akoze amakosa, ntabwo umuntu amakosa akosorwa ari ukumuhana by'indenga kamere. Umubyeyi yakosa, umwana akoze amakosa, ntago amuhana mutoteza, ntago amutera bikomere. Iyo miryango ngo ni za transparency, icyo gihe yari iri hehe? Ko nzi ko abantu bose bavuze bavuga ko nabuze. Nukujya hara mukicara mugahembwa, mukarya imisoro y'abaturage, abaturage bakababara bakababazwa, ngo muri guhembwa namwe ngo muvugira rubanda. Ibyo mbabwira ni ibyambayeho, nta wabimbwiye. Abana banje barafotowe, inkirafotorwe. Ese yo nkamushaka kuzayikoresha iki? Mwayifotoreraga iki? Cyokora iby'iki gihugu reka mbabwire, nambye nabonye, ntago nari nzi ko najyaga numva ngo bikorwa muri Uganda, ahubwo murusha umutima mu babagande. Uri kumva? Abagande ni inzirakarengane ko nta no mu mateka njya numva wenda byarabaye simbizi, nta mugande wishundi wafashe imihoro nkuko bafashe imihoro. Ubundi ko nta muntu babuje kuyobora igihugu cyanyu, ko mwakimeneye amaraso. Hari umuntu wababuje kukiyobora, mukiyobore pe. Uri kumva? Ariko byibuza muha abantu, buri wese agira ubwisanzure mu gihugu cye. Indangamuntu yanjye ndi umunyarwandakazi, mvuka mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iki mwanoteje? Ibi byose sinakabaye mbivuga yaba mutaranoteje. Nkuko mwambwiye ngo sinzajya mu itangazamakuru, sinakarigiyemo. N'amasoko nimwe muyubaka, wenda izari zanyicire mu rugo. Ese uwo mugabo muhiga bukware, muzi umuryango yaratunze ungana iki? Ese mwabasha guhahira? Ninde mugabo wafashe inshingano muri mwebwe zo guhahira nyina agahahira n'umugore we? Ariko ntacyo nyina we yarabimenyereye, ni ibintu byamubayeho. Iyi ni inkuru mpamo, inkuru avuga ni inkuru y'ubuzima bwe. Inkotanyi zishe se, noneho mwarabimbaje mbabwira ko ntabyo nzi, ariko ndabizi neza. Tekereza aho umusaza umuca wasani akakubwira ngo rego ngo Shyaka yakoze amakosa, ngo bira bintu byarabaye ariko ngo nta muntu bivuga. Nimba mwe mutabashe kubivuga, mureka abantu bafite agatuza babivuge. Wenda zapfa ariko apfe yavuze. Nta muntu uza iyo igisebe utagikanze, iyo urwaye ikibyimba ntukikande ntago gikira. Gushaka kumvikanisha yararwaye ikibyimba cyuko yiciwe se. Uri kumva? n'igihugu ntikimwiteho nk'umwana wacyo, kuko nimba umuntu afite ubushobozi bwo kwiga, akaba afite ubwenge bwe, akaba atabuze ubushobozi bwo, atananiwe kwiga, ariko akaba atashobora kwiga ari mu gihugu cye, akaba nta hantu wajya gusaba utari umucikacumu ngo babiguhe. Ndabeshye se? Ntabwo mbeshye. Utari umucikacumu nta kintu bakumarira, bakurihira se. Ariko nge ntabwo nari nkeneye kurihirwa kuko mama yabashije kuba, kuko twari babiri. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro tugiranye. Ari ibyo umuntu akeneye kumva, barakubwiye bati ntibizongeye kujya mu itangazamakuru, ushizemo atubwiye impamvu. None madame, kuri ubu ngubu warutubwiye ko mwamaze ibyumweru 3 atarabona, ukeka ko yabari hehe?
nkeka ko baba baramufashe kuko babaye bataramufashe ntabwo byagera iki gihe atarerekana byibuze ataratanga na sinyare yuko ahari kuko nanjye impamvu mbivuga ni uko nanjye bamfunze bakanyima uburenganzira bwo kuba navugisha umuryango wanjye. Niyo mpamvu rero nanjye nkeka ko yaba yarafashwe, nta yindi mpamvu rwose niyo yonyine. Agafatwa sinzego zibishinzwe ntizibitangaza. None umunsi nafashwe hari inzego zabitangaje iminsi 8 banadukanyije n'abana batarageze imyaka 8 n'abagome. Nimba barambwiye ngo banjugunya mu mazi se nta ndi nzira karengane y'amakosa yaba yarakoze, urumva we baba baramukoreye binganiki. Ubu ikigiye gukorwa niki? Ikigiye gukorwa nuko mwankorera ubuvugizi buri wese ku ruhare rwe, akankorera ubuvugizi nkareba ko nabona umugabo wanjye kuko niwe muryango mfite, nta wundi rero, kandi afite n'inshingano zirenze nabo uko babitekereza nk'umuntu w'umugabo wita ku miryango ibiri itandukanye. None muri urwo rugendo rurerure watubwiye waciyemo n'iby'umugabo wawe kuba ataramubona, ibyo kuba byakirutse? Birangoye pe, birangoye kuko kubura umuntu ntumenye ngo yarapfuye cyangwa ariho, nkurikije ubuzima bambeshejemo, nkurikije ibintu bankoreye, ni ibintu bigoye ntago kubyakira. Nanjye ubwanjye hari bigera ninjoro nkagira ubwoba, nakwibuka amagambo bambwiye, nakwibuka ukuntu bazaga bakamagarara hejuru na n'ikinyabupfura cyangwa agaciro bamaye, nkabona ko nyine ari ibintu bigoye. Ntago nari nzi ko muri iki gihugu bakora ibintu bimeze kuri nari nzi ko bibi Bugande gusa, kuko ariho hantu numvaga ko ari abagome, ariko abanyarwanda barusha ubugome Abagande. Nditeguye nyine ubwo ikindi bazankorera cyo kora icyo nabasaba cyo ndasaba ko bana banje bazabareka ubundi ngiye bakankorera icyo bashaka, kuko abana n'inzira karengane y'ibi ngibi, abo mu muryango wanjye n'inzira karengane y'ibi. Ibi bivuze ku giti cyanjye nta wantumye, please ndabinginze. Kandi ikindi abantu bajya muri comment ugasanga barashaka gukomeretsa abantu ngo umuntu ngo yavuze ashaka amaramuko, nta maramuko mbashakaho, nawe nyasabye. Iyo batanoteje izibisimba mbivuze, urumva ntabwo ufite ubwoba naje mu byumweru 2 bamaze bamfunguye, numva nabushyize hasi, nafashe umwanzuro icyo bazankorera nditeguye ko n'ubundi babinkoreye nta nicyo navuze. Munsi isaha n'isaha ushobora kubura cyangwa se tugakubura cyangwa se abantu bakakubura burundu, tuzabigenze gute? Ni mumbura nyine muzamenye ko aho nagiye, kandi ko hari n'igihe nabura noneho sinongere kugaragara ko bambwiye ko ibyo bazankorera ntabizi. Ariko n'abantu ku giti cyabo babikubwiye, ntabwo ari inzego zabikubwiye. None se nari mfungiye mu nzu y'umuntu ku giti cye cyane nari mfungiye mu nzu ya leta? None se baritumye? Nimba baritumye leta ni ikora iperereza, nimba ntarafungiwe i Remera bongere bakora iperereza, nimba icyo gihe badufata nta muntu wari wapfuye twari tugiye gushyingura mu murenge wa Mukono. Umugabo wawe abaye yarapfuye cyangwa batakiri mu isi y'abazima, wabivugaho iki? Ntabwo byakoroha kuko nimba yaravuze noneho ubwo baba bashaka gushora intambara, uko nanjye navuga ibyambayeho noneho nanjye bakanyica. Abaye akiriho ari mu Rwanda, namusaba rwose Mana yo mu ijuru, nimba akiriho ari mu Rwanda arabizi ko nta wundi muntu kuri ino si mfite uretse we. Namusaba nimba akiri mu Rwanda cyangwa nimba yaba ari no hanze, aho yaba ari hose, nabo nubwo babona iki kiganiro baramufashe bakakimwereka, amenye ko ubuzima butanyoroheye, nago kubaho mu buzima adariho nanjye ntago sinzi ubwo niba yazigaragaza ari uko napfuye cyangwa nasaze, kuko ndumva bimaje kurenga ubwonko bwanjye. N'ubwa mbere hashira ibyumweru 3 ntaravugana nawe, ntarumva ijwi rye, atarafata inshingano nk'izo yafataga mu rugo nk'umuntu w'umugabo. Rero inshingano zose ntago nabasha kuzikorera mu mutwe wanjye, arabizi ko nakomeretse bihagije. Ibikomere mbana nabyo niwe wenyine ubizi, kandi ni umuntu ugomba kubijera. Abaye yaraho atakiri ku butaka bw'u Rwanda ari hakurya y'amazi, of course birumvikana nyine abaye ari hakurya y'amazi nabwo byibuze yanyereka ko ahari, maye nkabona natuza, kuko mu gihe azashira ibyumweru 3 atigaragaje noneho ntago ibyo nzavuga bizaba birenze ibyo navuze ubu ngubu.
kandi ndamwinginze nimba ari ku butaka bw'u Rwanda cyangwa hanze y'ubutaka bw'u Rwanda, nazi ibibazo tubisangire, dufatanye kubishakira umuti. Ntiyereka abana kuko nabicanye n'abanyarugomo babi, uri kumva. Ubu birwa babeshyera Bugande ngo bwisha abanyarwanda, ubwo ngi ibyo bankoreye ndi umunyarwanda se bo bafashe umugande kaze bamukorera ibingana iki? Nibagakabye n'abanyamakosa babo byo kwirwa babeshyera abantu ngo bari ngo harya ngo ni ku mpaka wuhe watubwiye ko cyane ngo muri kiganiro byo ngo umuntu ngo yari ku mpaka we cyane ku muntu umunyamakuru ufite ubwenge aratinyuka akavuga ibintu atazi neza. None niba ari uko bihagaze ugiye kumva ngo habonetse umurambo we, wabitekerezaho icyo avuga iki? Ntabwo byaborohera, ntabwo uko bitanyorohera nabo ntabwo iyi si yaborohera, kuko ubwo bafite subone n'ubwiki. Shyaka ntiyize, nta buyobozi ashaka, ntashaka no kuyobora umudugudu, ntashaka no kuyobora akagari. Icyo yashakaga ni ukumenya ukuri, ko yandikiye umukuru w'igihugu. None se kwandikira perezida kira nicyo gisubizo bamuhaye? None se perezida mu bundi baritumye cyangwa ni perezida wari wabatumye? Icyo nicyo kibazo nibaza. Nimba ari perezida wabatumye rero byaba ari ikibazo. Nimba ataranabatumye abimenye, iki ni ikinyamakuru kigera ku isi hose. Nimba atari perezida wabatumye, nabaza bamfashe nihotera bamworeye impamvu barinkoreye, kandi umuntu yaramwandikiye ataranamusubiza. None se igisubizo ni ukumufunga bakamutotereza umuryango? Nimba ari cyo gisubizo perezida w'u Rwanda atanga rwose, bakuye amashyi n'impundu. Nimba ari cyo gisubizo, nimba atari nacyo gisubizo rero nakora iperereza, ashaka iperereza be babikurikirane, babaze impamvu umuntu asubizwa kuri buriya buryo. Nimero zanjye umuntu waba wumva yaba yaramubonye cyangwa akeneye ikindi kintu yambwira ni 0788 26 kandi umuntu umpamagara ambwira ubusa amanze mbere yo kumvugisha amanze atekereze ibyambayeho nawe byamubaho. Umuntu ujya muri comment amanze atange comment yamanje gutekereza neza. Ni telefone wayisubiramo 0788 26 umuntu umpamagara ambwira ngo nihangane, yimyihanganisha ahubwo ambwire ngomere. Kwihangana ko narihanganye kuko ibyumweru 3 maze mbana n'ibi bintu ni byinshi. Ntabashara kuguhamagara kuri telefone ugasanga bibangamiye umutekano wawe? Abo nabo nimba bumva ntacyo kuvuga bafite baceceke. Hari n'abaguhamagara ari abanyamakuru cyangwa bakita abanyamakuru, nabo ibyo bintu nabyo no kubyitondera cyane, kuko hari abo bigenda gutyo bikarangira aho bagane nabo babuze. Ibyo byose ndabizi rwose kandi naje niteguye. Waba wumva hari icyo ashaka kumbwira yamfasha kunsobanurira impamvu nsigaye numva bihuha mu matwi, umuyaga mu matwi yanjye. Yabaye ari muganga wize ibijyanye n'umutwe, yamfasha akambwira n'imiti nakoresha kugira ngo bibe byashira, ariko abambwira ubusaba rwose mwihangane, byambayeho birahagije. Ngewe Cyuma Hassan Dieudonné n'abadukurikiye n'abakurikiranye ikiganiro turabashimiye. Niba nta kintu mufite cyo kongeraho? Oya ntacyo, gusa nyine abantu badukoreye ubuvugizi ndabashimiye kandi cyane.